nyine nari cyo gisi nari ngiye kubifura umuntu akita amamagara ngo njye kumureba nyine nkahita ngenda ntitaye ku by'imyenda yenda kutayifuza reba amaze isaha yose nicaye aha ngaha nyuma y'urugi nakubuze ubwo urumva ufite ubwenge si wihanganye nyine ndaje akira fungura mu masezerano twagiranye twavuganye yuko utazongera gusohoka nta ruhushya undi mwana nari kubura kujya kumureba njya mu kazi wigeze umbwira ibyo ngibyo by'abana ujya kureba ugeze ubimbwira kandi kwisiga nagiye imyenda yawe ndaje yifura akira njya kugendera gusiga imyenda ngo uyifure ntugeze uyifura ako subundi ndi umukozi wawe utayifura ngiye ndi umukozi wawe niba utari umukozi wanjye se uri hano ukora iki uri mushiki wanjye uri hano ugomba gukora ibintu byose byo mu rugo kandi njye mbona ntabyemeye kugufurira none ntayo mfura urangira ute urangira imyenda yanjye wayiriza hano ni wowe wayizanye urayihashyira njye nigeze nayiguhaye ntabwo wamaze mubwiye ngo ntabwo njye mva mubwire njye nshobora kuba unyinisha njye ngusigiye imyenda ngo uyifure ikindi gihe nzongera kugusigira ikintu ukanga kugikora niya nzagukubita mpite nkondosha zana rwa rufunguzo kwanza mpereze fata nyine genda ufungure sanze nabyutse neza riya ni ukuri nari kugukubita ubu wasanga utanatetse natetse simundi wagiye kuraraho wino Karibu. Dale. Yo, bro. Bites. Ntabwo mukase nyine dore. Oya, buri munsi uzageza dutungura. Bites. Meze neza. Ngomba kujya nza mbatunguye. Bro, asa? Amategeko. Amategeko atagomba kubahirizwa. No muntu. Aha ngaha ho ni mu rugo. Amakuru ni meza. Nayizuba. Ko bro. Hari yigeze ubwa no mu rugo naberuka gakuru kabo. Harya sinakubwiye. Sha mperuka kwinyabyayo. Nagiye ndabasubiza. Baraho bameze neza. Sobwa bamvugaho iki? Kuvuga iki se? Ubu nyine nawe gitekerezo cyo wakuvugaho. Kirashishe. Ahubwo ntitwakwakiriye. Tuguhereze iki se? Akashobondi wese kuva na kera. Akantu kajyanye n'iri zuba. Kuva na kera ndabizi. Mbete ugenda ubuza rero. Kakandi ngo nabarakaba. Simba kumaza. Agakese. Ako umutware wawe amwe nanjye niko. Niko. Umumere se ibiti. Kamama ni inkumi. Mama ni inkumi da. Bitwa turi gusaza. Abarase ko bariye neza bari ibintu bigihari. Mavuta twera twishe. Nanjye nako nyine ahangaha turashima Imana. Ariko mumeze neza rwose ndabona. Nari sawa kandi buryo bugorega umuntu yari amahoro atari nta burwayi nta kintu. Abari sawa bibaye. Ya. Turashima Imana kabisa n'ikibazo dufite. Ahubwo narenze yuko tari kubuzi. Seko. Ndi nkwita mbangura. Hanyuma z'akazi biti. Akazi se. Biti akazi karaho.
kaza umuntu agatwara nyine gake gake karagenda agashara kaboneka ndabona n'amatunze waruzuye neza neza murakoze rata mugore wacu bikonje cyane sha babwije kore ntabwo nkunda kunywa zishyushye mbere agiye kunyicisha inzara oya yahiriye karanywa kuna yanyu mbese ndimo reka iyi ngiyi si ifunguro rindi Richard cadesara nka wenyine niko brother misi arayibanyisha naranakubeshye akazi kambanye kenshi neza neza ubwo ngubwo karagera ku nyota cyangwa ko mbizi ugihorana kandi kaba kengetse ese uranywa nawe ko mbonye icyonwa cyashizemo ariko urabizi ko bita twite tugira amagara iyo nkuru nziza nk'iyo kuki amusiga biherera n'ibintu ndakubwiye ni nagiye mu bintu byinshi nk'abantu prestation rata mugore wacu birancanga cyane bari kunyaka ibyabo kandi twite ese nyine niba ibyunywa atari ibyunywa nimba ushaka jigendera muri frigiri nayo nshaka urashaka iki umva umugore wacu kujya umwitaho nako rata turaza kuvugana ariko ndabibona iyo umuntu afashwe neza uwo uhita ubibona iyo umuntu afashwe neza urabibona rwose nabyihoreye ntabyezi bikihoreye umwana wa mbere ntabwo nzi kuri keza umwana wa mbere arubahwa byo ugomba ko ndabyumva nyine ukuntu aba afashwe aho bakeka niba ikibazo ari icyawe ariko turi buze kubona icyo turya se kandi bitunganye umubyeyi nawe ntabwo akwiye kugira mbese bro reka tuvugane hanze gataha reka tuvugane mbese turaje nta kibazo turaje nta kibazo agiye kumvisha se nanjye ndambarira Juste ibiryo byabonetse Aseriya reba ya meza kuntu uba wayagize kwega abandi bantu bategura ameza gutya wayahengetse reba amasahani siko wagira ngo ugiye kwarurira ubukwe Sebasi nta no kunshimira ko natetse none nta masahani asanzwe wakwaruriraho umuntu atari ibi ngibi bingana gutya nk'aho ari ubukwe ugiye kwarurira Sebasi wakwihanganye ukarya urarya amasahani cyangwa urarya ibiryo basi banza urebe n'ibyo natetse nabyo mfite impungenge yuko wasanga nta kigenda rebera ni ukuri wadaye hakurya reba ibintu reba nk'ikintu uba ugiye kunyaruriraho n'ubundi nta mugayo umuceri wawushirije kandi yamba mbona ufite ikibazo mu mutwe ariko se nawushirije nimba natetse bigashirira koko ubu bigiye kuba intambara ese washiririye wose wariye utashiririye washiririye ukawureka
mvana imbere imvana imbere nawe kuri nk'ukumbwira nkaho ngenda umukozi wawe ese se watetse none nimba natetse se ngenda umukozi wawe ugize amahirwe ndaguteke ubundi se kuki utagenda ubiteke umuntu nkaho ungana gutya afata umuceri akawuteka akawushiririza kuki utawutetse hariya none warangiza ugafata urusahani rungana gutya ukaza kurungaburiraho shihu ufite hanyuma se wowe yuze ukabiteka mve ni ruhande n'abari ngaho birye noneho ndebe ko nta burima yana nabikumena mu maso yegera ngaho birye uhawe bro rero mpamvu nakumpamagaye kitaraganya bimeze gutya mfite ikibazo gikomeye cyane ikibazo utambwirira mu nzu ni ikibazo nshaka ko bitabyumva ko nkuye kuko bw'ibikuba bikamuka wa mwana ikibazo mfite ngaha ku buryo umugore wawe atabyumva iminsi ishize ahise yaje kubana mu rugo urabona ko yari naramwirukanye yaje kubana mu rugo aza ari njye muhamagara bwa bwanjye nenzi ko njye muhamagara kumva yarandoze iki nakoze ibyabaye ngaho wararozwe ntiwambwira ntiwanampamagara ngo umbwire ngo bimeze bite na gute turi uko icyo dukora ntabyo nanditse arampamagara aza kumva yarandoze ngo dukundane abahangaha tubana igihe kitari gitoya pe beti mwirukana mu cyumba nabikoresheje umuvandimwe wanjye mwirukana mu cyumba tubana mu cyumba nahise nzi ngo ndi kubana n'umuntu uko mukunzi guteze amatwi mbwira kumbi ndi kubana n'umuntu kubera ko yanduze ubwo beti sinzi ibyo harimo ki ngo agize gutya amubona ari gushyira ibintu mu mata nta n'uwo nkunda amata nagiye kubona mbona Alisa hari umunsi yafashe ngiye kubona mbona arahaje ngo nazanye amata ngo ngure tuyasangire ndavuga ati sinkunda amata iki anyemeza uko ngomba kuyanywa urumva iyo ukunda umuntu iyo ukunda umuntu hari ibintu byinshi agusaba utanashaka gukora ukabikora narayanyweye amata kumbi ngo beti we yabonye amata arangije ayaroze arangije arayanywa iyo umuntu wamurugiye mu mata ntajya akira nuko byagenze urumva ntabwo ushaka ko nzakira ubwo ngubwo beti nayo yabonye nta kintu yabuze yahinduye amata ngo amata mazima sinagira ikibazo ngira ariko noneho aho ikibazo cyaje kuvukira ariko ubwo ngubwo ikintu yari yanduze no kugira ngo ntazajya ntekereza ajya anyobora gutya kugira acishwa hanyine nuko noneho kubera ko ntayanyweye ariko nzi ikibazo twageranye agenda agera mu cyumba arafunga ngo ntabwo njya gufungurira nyuma bigera aho abonye ikibazo cyawe uwo munsi naraye hanze cyumba nyuma none nibwo namugaranye urumva nta kibazo nafite naramugaranye arafungura afunguye mpita mufungira noneho mufungiranye mu cyumba cyanjye nawe yese ajya kwa beti nturamenya ikibiri inyuma nta kibazo mfite ibintu byose ni nta kibazo njye nzi ko nkunda umuntu nzi ko ibibazo byo mu rukundo ageze mu cyumba kwa beti yese urumva yese kwa beti noneho beti kuko yaramubonye ibintu abikora beti ngo amufungiye mu cyumba sinzi ibyo yakangishije Alisa beti sinzi ibyo yakamukangishije Alisa birangiye yemeye AAZ buri cyanduze n'ingamba yari afite zo gukora kubyo byose abishyira ku murongo beti yanyumvishije kode ndumirwa numva umutima wanjye uramutse
usugarutse gukora iki yabaretse kwa wowe uvuye hano wivumbuye uvuga yuko utabirya ugarutse gukora iki ndavuze ngo ibi biryo ntunabirye ndavuze ngo ntubirye ako se wabitetse iyo mbuza ngo si mukanya wikubise ugenda uvuga ngo iki mfite uburenganzira bwo kugenda uramaze nanjye ndavuze ngo ntubirye none nimbirya surangira ndavuze ngo ntubirye kandi ya turabipfa okay urashaka kubirya uburyo wikubise nje ntabwo niyumvisha uburyo wese ugaruka gukora ibikiza urashaka kubirya bitetse urashaka kubirya nge sinzi wowe genda ntubirye ndavuze ngo ntubirye ngaho byose birye noneho ndebe kubimara igisambo kandi ya ukeneye kumenya umujinya wanjye nanone impamvu rero nahaguhamagaye ntabwo nagombaga ngo wumve ibibazo byanjye sibyo ni uko ufite icyo nshaka gukora kuri ibyo kuri iki bro umuntu wakoze ibyo ngibyo wamwihora akagenda wambwira nyine urumva wampamagariye ngira ngo nkugire inama tujye n'inama urashaka gukora iki rero ikintu cya mbere njye nshaka gukora rero nca ku ruhande ni uko ngomba kwishyura Alice ibintu yankoreye bigatuma nubaka urugo rutabaho umunsi wa mbere Alice agera mu buzima bwanjye umunsi agera hano mu rugo byose byarazambye urabizi nawe warabaganga byose urabizi Alice yazambije ibintu byose byaga mu rugo byagahanga mu rugo nta terambere nta ki aho narindi ntago nigeze nyeganyega byose no kubera Alice niyo mpamvu ugomba kwishyura Alice ibyo bintu byose yankoreye ntaho yavuye aracyari muri no Rwanda ndiko byumva bivuze ngo urashaka kwihanira ntabwo ari ukwiyangenda ashaka ikintu yakoze ndashaka kumwishyura ibintu yankoreye azedi ibyo yakoze byose ubu ngubu nibura mba ndi umugabo umeze gutya na gutya ariko ubu ngubu no kuba ameze uku ngubu nuko ari beti nuko ari beti beti ni umugore sinzi icyo navuga ko ari nka marayika Imana yanyohereje uriko gusa ikintu cya mbere nshaka kubanza kunotisinga n'iki ngiki beti ntazigera amenya umugambi afite kuri Alice ariko mbere na mbere ariko ubanza ucururuke ukontorere n'uburakari bwawe dore umaze no gukora n'ibyo mba nkubwira urumva ibi bintu uzabyivurugutamo kugera ryari sinahoraga nkubwira wafashe umwanzuro ugakuruka uvuga ati nabyumvishije ubu ngubu ntago nigeze ntegeza ko narogwa ariko ubu ngubu byarabaye nubwo nakize ntabwo nabwiye ukuntu ngubu yamuzanye ahangaha akabitegaho ngo wongera nkabireba kugira ngo nongere nkire iyo atabitegaho ntabwo mba ndi muzima n'ubu ngubu mba ngikomeza kurengera Alice kandi ari igishishumba kira ngo ndeba nkagira ngo ndakunda kandi nakunda ndagira ngo mfashe dushake Alice njye nimubona namuzirika mucitse amaguru namukura ku mutwe navanamo amazi nakuramo inzara nakuramo icyo nzi cyo nuko ibintu yakoze byose ngomba kuzabimenya icyo nigenda ko icyo kibazo nzakigufashamo ariko nzakigufashamo wanje kubwira umugore icyo kibazo mwese mukiziranyeho umugore azi ko yakuroze niyongera kukubona umufashe gutya azabifata nkubwiza ukuri bro ngiye mugira inama nibo ngushaka ko ngumufasha ntabigufasha ndayumva inama ndayumva inama nkubwira maze igihe nubatse sibyo disk izavuka kuzongera ngumamagare ngo bigeze gute nabanye n'umugore inzu sibyo twananye mu nzu byose ibibazo byabo ndabizi aba yewe ntabwo ari experience ni amahano taza ko nta soni nicyo ibyo ntabwo ikibazo gihari ibyo ntabwo ari ikibazo icyo nshaka kubwira nzi uko nzahandura inka beti nta rukundo nzapfanye na ntuze na Alice nawe ibyo azabona ndi kumukorera ikibazo mfite abagore bizagira umutima woroha
ashobora kuganira n'umugore mugenzi we, ashobora kugira ikibazo akavuga ngo nzabigwamo, ashobora runaka byose muriza ugasanga yishe ibintu yishe umupangu wawe. Impamvu nagwa nuko nzi ko uri umuntu nakwizera. Rero winyica icyizere n'ingufite. Ndeka dukomeze iyo gahunda. Ndabyemeye nzagufasha. Ibi bintu uko mbisize hano bimeze neza, ninde ubimennye koko? Mvuge se ko ari imbeba zibikoze? Oya, muri runo rugo nta mbeba tugira. Byanga byakunda ibi bintu bikozwe na Liliane kandi ngomba kumufata. Sikumwanzi. Muti ngahe bya. Uzanye rati ngahe? Aba ko kanama mwari muri makamara amasaha. Abantu baba bakumburanye se nta buruzi twese. Ambwira Byivanga n'iby'imiryango ariko nyine murampeje. Murampeje. Kana we nta bintu byose twabikubwira. Ushaka kumenya ibintu byose. Ahubwo bete mwere tuvuga n'agatwara. Ko noneho izi nama z'impande zose kandi kamwishyure wihangane. Nyose ubundi se wowe biteye nyine kungenza aranyica. Ubundi se kuba ndiye ni ikosa. Ikibazo ni iki wafashe telefone yawe? Reka ndashaka kukubaza ikintu kimwe. Ikintu wazengeye ni iki? Ndashaka kunsobanurira amakata mbona arimo kubera hano mu nzu ntazi. Kata se gendanye n'iki? Ese basi uva no kuri telefone basi.
ndashaka umbwira udukata turimo hano ntazi, sinzi uducengacenga, sinzi kongorerana biri hano, sinzi abashyitsi baje igitaraganya, sinzi. Ndashaka njyewe nsobanurire kuko ndabona ntazi ibyo ndimo hano. Nese umushyitsi hano udasanzwe ni Richard yaje gute se? Wigeze umbwira ko Richard ari buze? Richard ntabwo muzi, ntabwo ari mukuru wanjye. Niba muzi se Si mukuru wanjye? yaje gute se? Mbese kuza no kwenda kukubaza. Ntabwo kuza hano ari ikibazo, utanyumva nawe ukagira ngo ntabwo nshaka kaza hano. Ahubwo yaje guta ku kanya kubona anyituyeho nako atwituyeho. Urabizi ko ari buze ntiwambwiye, sibyo? Nese bashaka ngo bimenye byende bite? Uretse ni umuvandimwe wawe kwinjira hano tureke kubigira ibintu birebire. Hanyuma izi nama z'urudaca, sohoka injira gira gutya, kata mu gikari, kata hehe. Izo nama zirashaka kubwiki hano zisobanuye cyane ko ntazi aho biva naho bijya, ntazi n'ibyo ndimo cyangwa mwe muri mwe. Jeff ni wowe mbaza kandi n'ubwiye twari dukwiye kubita. Bete nta kibazo gihari. Nta kibazo gihari? Nta kibazo gihari. Ariko urabona ndi umwana. Richard impamvu ari ahangaha ni umushuti wacu dufite, afite ubukwe. Sasa rero Richard nampamagaye ngo aze tuganire ibintu by'ubukwe, turebe ukuntu tuzata ubukwe bwiwe, ukuntu tuzata ubukwe bwiwe, tunamukore surprise. Noneho izo nizo nama zirirwa hano hanze hanazi. Buri kanya ngwino mubwire, buri kanya kata mu gikari muri kumwe, hanze muri kumwe, ahantu hose muri kumwe. Kandi nahagera mu gaceceka cyangwa mukansiga hariya mukagamo. Ubwo bukwe nibwo butuma hano hirirwa utunama ntazi n'udutsiko ntazi. Nagusobanukira icyo turi kuvuga hanga, sibyo? Shaye igenda. Aho urancurika, urabona imyaka mfite ariyo kwirirwa urucuriko ncurura njyewe. Kabiri kangahe se cyo tukajyaga zano kutwo turadutsiko ntajyaga nubona. Nese bitageje umva iki kibazo cyase ni iki turi kuganira? Kandi aricyo kirimo gutuma nkubaza ngo nsobanure. Beti. Inesha umutwe kose ni gutarushye, ngenda cyashaka kwiryamira. Njye kukubaza no kugutesha umutwe. Jeff nawe natumuryango nsobanura cyangwa Beti kose muhamahoro mwijyanitse. Jeff mbwira utunama turi hano. Niba udashaka ko nanabimenye mbwira ngo hari ibyo turimo nashaka kumenya. Akureke kwirirwa. Ubwo rero uzi ngo nta kintu ushaka kumenya kidahari. Wancuritse wancuruye. Kigero ushaka kumenya iki? Nyine mbwira niba wumva ari ibanga ryanyu umbwira uti ntabwo ari ngombwa ko rimenya. Nta byibanga nabwo ko nta kibazo nta turi kuva nabwo ibyo turi kuganira. Urashaka kumbwira ikintu? Atunama mwirirwa mose ndakugeraho ngaceceka uragira gutyo ukamucisha hariya. Jeff nabona umuryango utambwira. Abasimbiti bampaye amahoro. Nakubwiye uko ibintu bimeze byo. Mbwira uko bimeze nyine wimbeshya. Ushaka mubwira iki? Mbwira utunama turi hano icyo dusobanura. Nakikubwiye. Ntabwo ari cyo. Gusa ubukwe bw'umuntu ngo surprise, ubwo si uwo muntu. Ntabwo ko nta kintu cyo kubwira ikindi gihari kekere mushaka mubeshya. Sibyo? Ibyo se nibyo niba dushaka kuryama nta kibazo urinda gusigira igihe. Sibyo? Nyine ibyo nibyo bitumye uryama untera umugongo. Ubwo se aho ntabwo utema mu ntera. Ibyo ni kumbwira ni biki? Ubu se mubajije nabi. Nese ko nagusubije wandi. Ako bari wowe. Reka nkubaza ari wowe. Ari njyewe nkazana mukuru wanjye cyangwa murumuna. Ukabona turirwa mu bunama na wanjye. Nta nama zihari Beti. Zitahabase. Zitahaba. Izi. None se ubu nasaze na. Simaze gusobanura impamvu icyo twaganira hari hanze. Kubukwe ni ibintu natwe muremye udutsiko hano. Jeff tureke gupfa ubusa. Hano kwibyo twakabihaye. Ndidupfa gusa rero kumujyana. Sibyo nimba mu butarushye rwose ejo ni umunsi w'akazi reka niryame. Ngabasi mbwira ko neza tureke ko hitwa sibyo. Ureke no kuntera umugongo. Ndashaka ko mama. Nese ushaka. Nuburi. Ndashaka wowe. Ndagushaka wowe umbwire n'ibyo ndimo kuko bazanyuma turyana. Ndeka niryame nta gifite cyo kubwira.
ibyo rero ufite ibyo kubwira nakubwiye sibyo ubundi bijya gupfa reba umugabo uryamana ikoboyi reba ibyo birakureba reba kumenya ko hari n'ubutsiko wirirwa ibyo birakureba none se ni gute uza mu buriri wambaye ikoboyi ibyo birakureba Jeff ibyo ushaka wavuze n'iki ushaka nabuze noneho wahisemo kugenda uhinduye icyuma